Umujyi wa Nyakarambi ni umwe mu yunganira Kigali, ukaba umujyi mukuru w'akarere ka Kirehe. Iyo uwugezemo ubona inyubako nshyashya kandi zigezweho ziri kubakwa hirya no hino. Uretse izo nyubako, hari imihanda ya kaburimbo yubatswe muri uyu mujyi ndetse n'ikiri kubakwa. Ni ibikorwa remezo abatuye muri uyu mujyi wa Nyakarambi bishimira. Cyane nko kubigendanye n'uyu muhanda, nubwo n'ubusanzwe n'umuhanda route principale twari tuwufite, ariko n'uyu nguyu wiyongereyeho muri quartier abaturage duturiye ku midugudu, n'ubwabyo ni iterambere kuri twebwe. Bidufasha ko kongera agaciro kaho dutuye. Ni umujyi bigaragara ko uri guturwa kandi ugaturwa mu buryo bwiza. Urebye imyubakire, inyubako abantu bari kubakamo, ubona ko ni umujyi uri develope, ngo uri kugenda utera imbere ku Nubwo bimeze bityo ariko muri uyu mujyi wa Nyakarambi haracyagaragara ibibanza bitari bike bitubatse, ahubwo mu gihe cy'ihinga usanga bihingwamo. Ibyo abaturage bavuga ko nta gikozwe byatuma uyu mujyi utajyana n'icyerekezo leta yawuhaye. Ko aramutse abufite akubaka, ni byiza kuruta uko hameze, kuko ni n'iterambere ryihuta kuruta iryo twaba dufite. Cyane kuko n'ubundi ryaterambere na wa mutungo igihugu gishoye muri rusange ubusa n'utakaje agaciro. Kubera iki? Kuko bya bibanza ntibyubatswe mu rwego rwo kugira ngo hubakwe inzu zigezweho n'agaciro. Erega hari n'abagana Kirehe ariko bakeneye kuba bakora ariko batari bwubake, bakaba muri za nzu zubatswe na hahandi na bene ibibanza. Bukomeze gushishikariza abantu bubake, kuko no kwigisha no guhozaho. Imbogamizi kuko ubona umujyi udasa neza iyo hamwe harimo amazu, ahandi ukabona harimo ibibanza byo guhinga. Bisa rero ubona bidafite isura nziza, ugasanga ari cyaba cyiza nuko ubuyobozi bwagenda budufasha bugakangurira abaturage bafitemo bya bibanza kubyubaka mu gihe nta bushobozi baba bafite, kugira ngo umujyi wacu ukomeze gusa neza. Bakaba bagurisha abafite ubushobozi kugira ngo nyine babashe kubaka, usange ni umujyi ukeye. Ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe butangaza ko kuba uyu mujyi wa Nyakarambi uri mu yunganira Kigali ari amahirwe bagize, kandi ko bagomba gukomeza kuwuteza imbere bigendanye n'igishushanyo mbonera cyawo. Nzirabatinya Modeste, umuyobozi w'aka karere hungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, asobanura ko ariyo mpamvu bari gushishikariza ba nyiri ibi bibanza kubyubaka. Ahantu hagejejwe umuhanda, agaciro k'ubutaka gahita kazamuka. Ubu wenda mwanabonye ko twatangiye gushyiramo n'amatara. Ibirometero byose twakoze mu mujyi hano turi kubishyiramo amatara. Bishatse kuvuga ko aho hantu hasaga nk'icyaro haba habaye umujyi. Turashishikariza abaturage rero n'abashoramari, cyane ko Kirehe ifite abikorera benshi, imiryango mpuzamahanga, abakozi bayo bari muri uyu mujyi, kugura ibyo bibanza, kubyubaka, kugira ngo kuba twita umujyi wunganira Kigali bikomeze bijyane n'ibikorwa remezo biri gushyirwamo. Akarere ka Kirehe yemwe no muri uyu mujyi wa Nyakarambi hageze umuriro w'amashanyarazi mu mwaka w'2010. Abawuzi kera bavuga ko wateye imbere mu buryo bugaragarira buri wese, bitewe n'urujya n'uruza rugaragara muri uyu mujyi ndetse n'ubwiza bushingiye ku bikorwa remezo bitera imbere ubutitsa. Igishushanyo mbonera cy'uyu mujyi wa Nyakarambi kigaragaza ko hari igice kizubakwamo inzu zigeretse ndetse n'inzu zisanzwe ariko zidaciriritse. Ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe butangaza ko muri uyu mujyi bitoroshye kuba wahabona ikibanza udafite nibura hejuru ya miliyoni 4 z'amafaranga y'u Rwanda. Kamarade Uwizeye, mu karere ka Kirehe.